reka mwana nkuriya nka dore imbogo namugiraho ikibazo mu ruhe rwego namugiraho ikibazo ari uburyo natekerejemo ngavuga ngo wagira icyo avuga kuri dore imbogo ariko uwo mwanya ntago nawubona urumva rero dore imbogo ikintu nakubwira reka nkubwire abantu benshi bifashe ku munwa ababyeyi bo baravuze bati rwose ati dukoze ku mabere turakozwe ati nimba umubyeyi wabyaye uyu mwana agihumeka ababona afite umwana cyangwa ababona ari intumbi ababona ari igitumbi kigenza umukobwa w'umunyarwandakazi ukwiriye guhesha igihugu cye agaciro ntabwo avuga nka rubine bafunguye ntabwo avuga turagurika nk'ikigori kiri gushirira kiri gutabaza umuntu ucyahwa kenshi agashinga izosi uwo nguwo azakinduka azakenyagurika kandi nta kintu na kimwe cy'ingingo yo kumurengera ashobora kuzaba agize ati ashobora kuzaba afite n'ubundi nakubwiye nkubwira ni umukobwa iyo akarabye cyangwa akisiga amavuta ntabwo ubwiza ariho buba buje ni kwa kundi amabuye y'agaciro iyo ataratunganwa ntabwo aba yari yatangira gushayininga ngo uyabone hari aho yagiye nawe yakubwiye ngo ati wakarya akana ubundi nk'abantu b'abanyarwanda agiye sidasobanukirwa kiriya giti ngo ni bwoko ki wowe waba ukizi ko abantu bajya babaza kuri YouTube babaza muri comment ati icyo kintu mwazakidusobanurire tukamenya ikintu uwo mukobwa yirirwa tukabana rero ibitutsi afite ni byinshi ariko se akana pfuniki ibitutsi afite ni byinshi ariko ntabwo ngewe biriya bintu mbizi kurya kanapfu urabona hari nk'igihe nk'umugabo n'umugore bashakana babyara nk'umwana wabo w'imfura akaba yapfa wa mbere nyina byarapfusha and then bikaba ngombwa yuko nk'umugabo ashobora kuba yagenda akajya gutera inda undi muntu wo ku ruhande akamukuramo wa muvumo akajya bari uzajya byara apfusha nibyo bita kurya kanapfu obwa niyo mpamvu babwira ngo ni satani igenza ibirenge buriya biriya bintu n'ubuyobe ni kwaturagurika umuntu namenye n'ibintu avuze urwego biriho ku bantu mudukurikiye munyumve neza umwuka wa Kiroso ubundi ikintu ubushinzwe cyangwa dayimoni witwa Kiroso dayimoni witwa Kiroso ni umudayimoni ubushinzwe kujya mu rusengero akagenda abantu bakumva ijambo bakumva biraryoshye bimeze neza ariko agahita basibamo bya bindi bumvise bishatse kukubwira iki mukundwa wowe udukurikiranye Imana ya Aburahamu bisobanuye Imana y'amasezerano Imana ya Isaka bisobanuye Imana isohoza amasezerano Imana ya Yakobo bisobanuye Imana ihindura amateka Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma muhanura urumva ni kwa kundi bashaka ibi binezeza amatwi yabo rero ngewe nta bintu byo kunezeza amatwi ye nari mfite ariko ngo afite umugisha wa Rutayi wa Antoine Rutayisire afite umugisha wa Brigitte afite umugisha wa pastor bakomeye muri iki gihugu umusinzi wewe utagira idini utagira n'inta mushumbye ngo wariye basi Hello guys, hope ko mumeze neza reka nangiye mbasuza kandi mbifuriza ibihe byiza amoro y'Imana bane namwe mu cyo Imana kumeze kubarashyira muri byose umwaka mushya muhire kandi ku bantu twese twawutangiranye ababuza abanyu namwe mukomeze kwihangana nta kundi nyine nitwe dutahiwe nta kundi twabigenza so rero abatarakora subscribe namwe muyikore abayikoze namwe ndabashimiye kandi mbanza kubibutsa ahantu mwajya kwigira imodoka mukabona perime provisoire perime definitif ku buryo bworoshye cyane umwarimu wigisha neza uwo nta wundi rero ni mwarimu Kerema akorera mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo munsi ya Tapi Rouge
ku cyapa cya bisi zijya Nyabugogo. mu mugani abafashe nimero ni 0788 48 37 22. So guys, uyu munsi rero nkaba nicaranye imbere ya kamera za Firdaus Official n'umugabo muri kureba ahangaha, umupapa meze neza cyane, wambaye neza kweri bigaragarira amaso yanyu. Ndakwakira rero kuri Firdaus Official, suza wadukurikiye. Murakoze. Ndetse katari n'ubwa mbere uhageze, urisanga nyine ni mu rugo. Ntabwo ari ubwa mbere, ni mu rugo. N'umuryango mugari wa Firdaus Official, abantu bacu twakira abashyitsi neza, ariko kuko muri abasangwa ubwo turasangana. Okay. Rero abadukurikirana binyuze kuri Firdaus Official muri iki gihugu, hanze yacyo, kuri uyu mugabane turiho wa Afurika, imigabane 5 igize isi, mwese turabasuhuje, kandi reka tubabwire ngo amahoro y'Uwiteka arushirizeho kuba kuri mwebwe, kandi igihe nk'iki ngiki ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kurushirizeho kubakorera ndetse no kuba ku buzima bwanyu kandi. Amen. Basta wakwibwira abadukurikira rero ndi no kukuvuga ako kuko babona ufite bibiri ubwo banabyibwiye. Amazina ni Mutuye Mungu Inyasi. Ni kwa kundi njya mbabwira ngo njyewe ndi umwana w'Imana, ntabwo ndi umukozi, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibya data. Rero amazina ni yayandi n'ubundi, ni Mutuye Mungu Inyasi. Abatakubonye bwa mbere, hari abakubonye bwa mbere, ubwo bose bakumenye. So uyu mupasiteri rero twakuranye ikiganiro bigira kuri bingahe ariko byiza. Hari ikiganiro twakoranye rwose avuga ku bwiza ko umuntu wese aba ari mwiza, icyangombwa nyine ari ukubimenya ko ari mwiza, ntiwisuzugure ntiwipfobye. Iki kiganiro abantu baragikunze. Dukorana ikindi tuvuga ariko nanone uba ufitiye message uwitwa Valentina Abijuru dukunda kwita Dorimbogo. Umupasiteri rero wamuhanuriye ko bitewe n'imyitwarire afite muri iyi minsi yaba agiye gukenyuka. Yewe hari nabunze muri ryawe muri comment bavuga ati vava rwose ukuntu uri kwitwara, mugani uwo mupasiteri sinzi kuzirambira wa mukobwa dore uri kwikungurira. Ari muri urwo rwego rero nongeye kugarura Pastor Inyasi kugira ngo atuganirize, kuko Dorimbogo akimara kubyumva ntiyabyakire neza, yavuze amagambo giye bwanjye rwose ntanasubiramo, ntago ntatinyuka kuyakubwira bitewe n'ukuntu mwubaha. Ibyo bintu ndakeka abonye ibiganiro Dorimbogo yagukoze. Ego. Wabyakiriye gute? Biriya bintu nabyakiriye neza cyane. Kuko igihe cyose tuba turi gukora mu rugo rwa data, tuba twiteguyemo ibibi n'ibyiza. Ese wabyakiriye neza gute kandi waratutse ku rwego rw'ubwo hari n'amakuru menshi yuko waba wagiye no muri ribu bitewe no kwitwa amazina, kugutukira mu ruhame bakakwandagaza uri umubyeyi ufite abana, kuko n'abana bawe ntabwo byabanejeje. Rero nafite amakuru yuko uvuye no muri ribu bakakanya tuvugana. Twebwe urwego tugezeho ntabwo turi abacu ngo twigenge. Dufite databuja. Rero biriya ntago ari iby'uyu munsi wa none. Databuja muri Yesu Kristo, igihe yagendagendaga mu isi, Imana igihe yagendagendaga mu isi muri Yesu Kristo, hari aho byageze igatukwa ikavugwa nabi. Rero natwe kubwo kugera ikirenge mu cya databuja tuba twiteguye ko byose bishoboka. Ari nako mboneraho gushimira abantu benshi bagiye bamamagara, bagiye bakurikirana amacana atandukanye ndetse no kuri Firdaus Official. Harimo umuhanuzi witwa Murwanashyaka Thierry yaramamagaye arambwira ati ndabona ibintu byakomeye. Ndamubwira ni nta bintu byakomeye biri aho ngaho, ni ibintu bisanzwe cyane kuko tuzi neza yuko ba Daniel babasore mu itanura ry'umuriro. Ntabwo rero uyu munsi wa none ari ibintu bishyashya biriho, nkabibona ari nk'ibisanzwe. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bamamagara bambwira bati uriya mukobwa ko yakwibasiye, benshi cyane bakamamagara. Hari abenshi baba banadukurikiye, nagiye nkunda kubabwira kuri aya magambo aboneka muri Luka ibice 6 ku murongo waho wa 22.
aya magambo aravuga ngo muzahirwa abantu nibabanga bakabaha akato bakabatuka bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi babahora umwana w'umuntu. Rero nanjye ndibuka ko nk'igihe wowe urabizi igihe dukorana ikiganiro ntabwo nari nigeze negura ko dore imbogo ndibuze kuza kumuvuga hariya magambo, ariko wakomeje gusa naho umuvugaho umumbazaho mu buryo bw'ikiganiro, numva mu kirere cy'isi y'umwuka haje amagambo ngomba kumuvugaho. Rero biriya bintu ntabwo nabivuzeho kubera yuko hari ikindi kintu kibi nari ngambiriye, ahubwo byari umugambi w'Imana ku buzima bwa dore imbogo, cyane ko sindanamubona n'amaso yanjye. Ikindi nka dore imbogo ntabwo ari umuntu nakishyiramo, nta modoka afite muri iki gihugu ngo yaba yaranyimye rifuti, nta gipangu afite muri uyu mujyi wa Kigali ngo naba naragiye kuhakodesha akanyima icumbi se cyangwa akanga kuncumbikira. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ibyo ngibyo ni abantu baba barimo bipagasiriza ku macano yabo, bakagira uburyo bashyushya amakuru se cyangwa bagenda bahindagura amakuru bakurikije nk'akantu k'agace baba bakuye mu kiganiro h'ukuntu. Yego. Ariko rero abantu banakunda gukurikira izi mbuga nkoranyambaga, yego, ntabwo bigeze bashimishwa n'amagambo dore imbogo yakuvuze. Yavuze ibintu byinshi cyane bibi kandi rero nk'umuntu w'umwana nk'uriya narabibonye, uranabyumva nk'umuntu, reka mvuge nk'umuntu ukiri muto nk'uriya, aravuga agaturagurika ukagira ngo ni ikigori, akavuga ukagira ngo ni rubine bafunguye, akavuga ariko abantu babi uko Kristo arushirijeho kwegereza kugaruka, abantu babi bararushirizaho kuba babi. Nta gitangaje kiri muri biriya. Naho wavuze nkubajije ati dore imbogo ko yaje yitondera avuga ati buriya umuntu kugira ngo umumenye wamumenyera wamuhaye nimba ari amafaranga, ati buriya wahita umumenya, ati naho iyo akiri hasi nyine aba akiyorobetse, isura y'umuntu nyayo uyibona iyo yabonye ibintu. Akiza wabonaga ari umuntu uvuga, ubona ari umuntu urimo ikinyabupfura muri we, urumva. Ariko buriya hari aho ugera umuntu akigaragaza. Uyu munsi wa none uyu nguyu dore imbogo turi kubona niwe wanyawe noneho uyu munsi wa none. Uriya yari ameze nk'aho akihishe muri we. Uyu munsi wa none nibwo ari kugenda ahishurwa, nibwo ari kugenda agira ate, nibwo ari kugenda agaragara. None se koko pasa turagira ngo ushire umucyo kuri iki kintu byanyabyo, Imana buriya bwari ubuhanuzi bwa dore imbogo Imana yari guhaye. Bibaye atari ubuhanuzi bwe, uyu munsi wa none nakabaye ndi nko muri ribu nk'uko mubivuga. Ariko kubera yuko Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo irwanirirwe, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ijye gushaka umwavoka, Imana yo izirwanirira kuko ifite imbaraga ziri hejuru ya buri kimwe cyose mu isi. Hariho n'amagambo yavuze ku by'amaofisi, ku by'amatorero, ku byo umupolisi umupasiteri utarimitswe. Genda ubwo atafite itorero afite abashumba kubera ko rero ntigeze mbaza ngo ni hehe kuko ariko azi kubigira. Ni ukuvuga urwego turiho ntabwo turi ku rwego rwo kugenda twiyamamaza. Kubera iki? Ibintu twe tugeze ku rwego rw'uko dukora ibintu bibasha kutwamamaza. Kubera iki? Ofisi yo iri muri nge, ntabwo ari ikintu ninginga kuko umugani ufite intama ushumbye, ufite urusengero, intama zirahari, urusengero rurahari, kuko
yanavuze ko nta muntu wanyimitse, umubyeyi wanjye ni Nshimiyimana Viateur Aposo, nawe na Aposo niwe wanyimitse, ndetse nk'abantu baba bakurikiye iki kiganiro baba bahari barabizi ko no mu gihe cyo kunyimika Aposo hari ukuntu yamvuzeho, aravuga ati uyu mupapa naramugerageje mu buryo bwo mu mubiri ndetse no mu mwuka, mbona ari ku rugero rukwiriye koko. Urumva icyicaro kuri Aposo kiri hehe? Kiri Nyamirambo. Hari aho twagiye dukorera henshi, Nyabugogo twarahakoreye. Wenda ngarutse inyuma ho gake nkubwira ngo ntabwo twebwe cyangwa njyewe ndi ku rwego rwo kwiyamamaza, ahubwo njyewe ibikorwa nibyo bikwiriye kumvuga se cyangwa bikanyamamaza. Tugeze ku rwego rwaho Imana ikoresha umuntu, niyo yaba ari umugenzi wigendera cyangwa ari mu modoka, mugahura akaguhishurirwa, kuko Imana ifite icyo yavuganye nawe, kubera ko muri twe harimo connection cyangwa muri njye harimo connection, kuko njyewe ndi umuhuza w'Imana n'abantu mu ruhame. Iyo avuze ngo umuntu tumuhamagare tumuhe SMS ku giti cye, nabwo turayitanga. Nase bura buhanuzi wahaye Vava Yeah. bari buje turi mu kiganiro cyangwa n'ubundi wari ubufite na mbere yuko nayamamagaye biriya bintu byaziyeho turi mu kiganiro nk'uko wakomeje ugira ute, wakomeje umuzanamo utari ko Vava kuri Joyeuse ariko Vava kuri Joyeuse. Nuko nguko byagenze. ubwo ngubwo nawe ubuhita ujya mwiyerekwa mu kirere cy'isi y'umwuka. Hari ibivugirwa ku mugaragaro, hari n'ibitavugirwa ku mugaragaro, ariko byose bikoreshwa nuko databuja yabishatse, ntabwo ari umuntu. Imana yari yabyemeye. Ariko ubu nta bundi buhanuzi buhari. Ubuhanuzi kuri we? Nta rindi yerekwa. Oya. Yari nahise ubu ngubu Imana ikimara kukwereka yuko Vava ari umwuka wo gukenyuka aramutse adahindutse, byibuze nta kuntu wamwegera ukanamusengera. Kumwe nyine umuntu ajya avuga ati Imana igukuriyeho urupfu, na Imana ikaba yamukuriyeho urwo rupfu. Reka nkwereke, Imana ntago ari inyagitugu. Urumva? Imana ntago ari inyagitugu. Urugero twagiye tubona ba Ezekiya bongererwa igihe cyo kubaho, ariko byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'uruhari rwabo ndetse no gufata umwanzuro. Kuko Ezekiya ngo yarahindukiye agira ibyo yibutsa Imana, aca bugufi, abona neza yuko ari umuntu udakwiriye imbere y'Imana, aca bugufi. Akimara kugira gute? Akimara guca bugufi muri we, Imana niho yagize iti, Imana nibwo n'ubundi yongeye gukoresha umuntu wayo, arongera amugarukaho amubwira ngo Imana igize gute. Imana hari ijwi yumvisha, iramubwira ngo umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hagira ibintu bibasha guhinduka. Ariko bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Imana ntago ari inyagitugu. Ijambo riravuga ngo ngushyize inzira ebyiri imbere, nuhitamo inzira nziza sava, nuhitamo n'inzira mbi sava. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye Imana. Ingororano uzazibona. Yego. None kuba dore imboga yarabigututse kuri urwego tuvuye ko nta kintu bitwaye. Oya. Biriya biba bigaragaza uwo ari we. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ngo kuko namara kwemerwa, uwo nguwo niwe uzambikwa ikamba ritangirika. Iryo data yasezeranije iki? Iryo data yasezeranije abizera. Rero uko kwihangana ku buzima bwanjye ntabwo gufite umupaka. Bivuze ngo nsabwa kwihanganira buri kimwe cyose kugeza kuwa kangahe, kugeza ubwo Kristo azaba agarutse, kandi yaba anatinze kugaruka. Kuko twebwe abari muri Kristo nateka tuzacirwaho, nimurwa nkahinduka mva mu mubiri ndushirizaho kwambara ubwiza, ariko kuko ibyo byiringiro bitazigera binkoza isoni, nkaba nzi neza ko ingororano zanjye zo ziri tayari. None si ibi bintu byabaye ntago abana
mbo ibi bintu ku itangazamakuru byabonywe n'abantu benshi cyane, harimo n'abana bawe, harimo n'abantu bo hanze babibonye. Reka nkubwire, abantu benshi bifashe ku munwa. Ababyeyi bo baravuze bati rwose ati dukoze ku mabere, turakozwe. Ati nimba umubyeyi wabyaye uyu mwana agihumeka, ababona afite umwana cyangwa ababona ari intumbi, ababona ari igitumbi cyigenza. Reka nkubwire Fereda we, umwana wawe wabibonye yavuze ngo abonye ari kukwita, ntanatinya no kubivuga wenda n'abantu iki kintu bacyumve. Nk'umwana wawe abonye umukobwa nk'uriya ubyaye avuga ati uriya si n'imbwa ahubwo ni umuseka. Yewe ntabwo duseka kuko bisekeje ngo akabisekwa nk'akeza, urumva akabireba gutya akumva papa we azi nk'umuntu w'Imana ukora imirimo myiza abantu bazi nkawe bakwisubira. Biriya bintu impamvu jewe mba mbiseka, ijambo ryo riravuga ngo umuntu ucyahwa kenshi agashinga izosi, uwo nguwo azakinduka, azakenyagurika, kandi nta kintu na kimwe cy'ingingo yo kumurengera ashobora kuzaba agize ati, ashobora kuzaba afite. Rero abana banjye cyane nk'umwana wanjye muto, umwana wanjye muto witwa Irasubiza Aline, kuko ku buzima bwe hariho umwuka w'Imana, azi ibintu byinshi cyane, azi ibintu Imana yagiye ivugana nanjye, azi ko Imana yavuganye nanjye, ikambwira ngo ninyura mu muriro ntabwo nzashya, Imana ikambwira ngo ninyura mu mazi ntabwo azanembana. Akaba azi umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. We iyo tuganiye arambwira ngo umenya igisigaje ari uko abana b'abantu bazacana itanura bakagushyira mu itanura nk'uko bashyizemo ba basore. N'umwana ugira ibyiringiro cyane. Nigeze hari igihe nari nabuze amafaranga yo kwishyura urusengero, ndamuhamagara. Ntabwo namuhamagaye kubera ko yari afite ubushobozi, hari ikintu agiye kumfasha mu buryo bw'amafaranga. Ndamubwira mukobwa wanjye, kuko nzi ko agira ubutware, muri we harimo ubutware bwo gutegeka, muri we harimo inyenyeri yo kugira ibyo abasha kubona birenze iby'amaso y'umuntu areba. Ndamuhamagara ndamubwira mukobwa wanjye nabuze amafaranga yo kwishyura urusengero. Arambwire se abantu mufatikanije mu murimo wababwiye bakagerageza mukareba uburyo bwo kwishyura? Ndamubwira ni yewe ni nabo baracyari ku rwego rwo gusa naho biyubaka, nta kintu barageraho. Niyo mpamvu ndi kukubwira, ndi kubona noneho ubukode bw'urusengero nabubuze. Uzi ijambo yambwiye? Yarambwiye ati dadi, papa, ikintu nakubwira neza nuko Imana ijya yanga guseba. Ati nimba inyungu ari iz'Imana kuri ayo mafaranga wari buze kuza kwishyura, iraza kukwishyurira vuba kandi bidatinze. Fereda ureka nkubwire, kandi byarishyuwe cyane, nta nubwo bwakeye kabiri. Nukuri Imana ni umukozi. Rero kubera ko muri bo bazi ko iyo umuntu azaba umuntu ukomeye anyura no mu bikomeye, rero ndagira ngo nkubwire ko nta gikuba cyacitse ku buzima bwa Inyasi, nta gikuba cyacitse ku bantu b'Imana. Nta ufite kuri Dorimbogo urabohoza? Reka nka Dorimbogo namugiraho ikibazo mu ruhe rwego? Namugiraho ikibazo ari uburyo natekerejemo nkavuga ngo wagira icyo avuga kuri Dorimbogo, ariko uwo mwanya ntabwo nawubona. Nawe ubwawe ndibaza kuri telefone twigeze kuvugana, umbwira utariko ntago byakubabaje ko mbona ku macano hose ibintu biri gucicika na gutya na gutya na gutya, no kuza mu kiganiro sugira ngo ntibyansabye kwingenga. No nagusubije ngo iki nimba ubyibuka?
warambwiye ati igihe nta kibazo mfitanye n'uriya mwana reka nta gikuba cyacitse oya nta kibazo nyine uranavuga ngo biriya ni ibintu bisanzwe ku bantu dukora umurimo nk'uyu birasanzwe iyi ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe kubera ko hari naho ujya ngo ku musozi muri gusenga ngo bahize akakubwira turiya muntu akorana n'abarangi ati turiya muntu urabyihanganira ahubwo ukanabibwirwa n'umuntu umaze no guhanurira akavuga ati uyu muntu abwiwe n'icyo ahantu naraye abwiwe n'iki ibintu mazemo iminsi uyu muntu abwiwe n'iki ibintu ndi gutekereza mu mutima akorana n'abarangi uyu muntu nakorana n'imyuka mibi rero twebwe abantu turabamenyereye turabamenyereye wumve ngo turabamenyereye nta gikuba kiba cyacitse ku buzima bwanjye nese ubu nta mpanuro wahadura imvugo nk'umubyeyi dore umubyeyi uramubyeyi nubwo yakubahutse akaguhangara ariko uri umubyeyi nta mpanuro wamuha nk'umwana w'umujyambere kandi w'umwari utegereje nawe hariya kuzabengukwa akaba yashinga urwe rugo ku myitwarire ye uri kubona kandi ari kwereka buri muntu wese rero dore imbogo aka kanya tuvugana dore imbogo mureba ntabwo ari dore imbogo ntabwo ari dore imbogo wa wundi mwabonaga ava iwabo mu giturage uyu munsi wa ntabwo akiri vava ntabwo ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ni satani iri kugenza ibirenge muri dore imbogo kuko reka nkubwire mu kuri tuve no mu bintu byo kuvuga ngo turi mu buryo bw'ijambo ry'Imana tugaruke no mu buzima busanzwe bw'umwari w'i Rwanda umukobwa w'umunyarwanda w'umunyarwandakazi ukwiriye guhesha igihugu cye agaciro ntabwo avuga nka rubine bafunguye ntabwo avuga turagurika nk'ikigori kiri gushirira kiri gutabaza urumva rero dore imbogo ikintu nakubwira mvuga ariya magambo uzakurikirane neza ikiganiro uburyo navugaga no kuri Juwayeze ahubwo urebe kuntu satani iyo yigabije umuntu amwigabije si wowe twari mu kiganiro kigendanye na Juwayeze none se ahubwo wabonaga nameze nkaho nunga mu rya dore imbogo mvuga ni nta cyerekezo cy'umugore n'umugabo kuri Juno na Juwayeze inahubwo yari yo nzira yo kugira ngo abe yibereye kuri iyi mihanda uyu munsi wa none tube turi kumwumva aba ari kwibonera ubugari iby'umugore n'umugabo bwose ntibizanashoboka urumva nkavuga ni ntabwo bizanashoboka rero hari ukuntu abantu bajya mu kiganiro agahita kuramo agace k'ijambo ritoya byibura nanatega amatwi ngakurikirane njyewe nabwiraga dore imbogo mubwira ni dore imbogo garukira aho ngaho rwose rero n'uyu kandi wanabimubwiraga nibi byose iyi minsi akoze byari bitaraza ibi biganiro ku rwego rugeze hano ngaho baje byari biriya bintu byari bitaraza biriya bintu byari bitaraza ikiganiro twe twagikoze mu mwaka ushize rero ikintu nagarukira aho ngaho nimba adukurikiye dore imbogo vava garukira aho ngaho ntabwo iriya ari imvugo ikwiriye umukobwa wo muri iki gihugu kuko iki gihugu cy'u Rwanda kimaze kubaka izina kuri uyu mugabane turiho w'Afurika kimaze kubaka izina ku migabane 5 igize isi urumva rero aka kanya icyo nabwira dore imbogo ntabwo rwose ntabwo iriya ari imvugo ikwiriye umukobwa w'umunyarwandakazi aho ngaho uramuhanuye kandi nk'umubyeyi uvuye mu byo kuvuga ijambo ry'Imana rwose pe none se pastor ko nawe avuga ate se niba ari umupasiteri ko ari umukozi w'Imana yanyegereye akabiyinganizaho kugira ngo aze abivugire kuri social media neza abantu none se njyewe negera rega ibyo nyerega aho ngaho narumiwe Dani Feredawu ni bimwe n'ubundi nakubwiye nkubwira ni umukobwa iyo akarabye cyangwa akisiga amavuta ntabwo ubwiza ariho buba buje
ni kwa kundi amabuye y'agaciro iyo ataratunganywa ntabwo aba yari yatangira gushayininga ngo uyabone. Rero uyu munsi wa none icyo ngira ngo mvuge ni iki? Icyo ngira ngo mvuge ni uko biri kose ntabwo ibintu by'agaciro babibunza. Ntabwo mfite ubutumwa bwo kubunza. Ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni. Niyo mpamvu nafite isoni zo kubwira isi ngo ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni. Hariho se yavuze ati buriya Imana ituma ibintu bibi mwabantu. Imana ni gute yagutuma ku muntu bagiye gupfa? Ahora umupasiteri nawe yavuze ati rwose mukorana n'imyuka mibi ngo dayimoni zitwa kiroso nimba uzumva nazo. Fereda urakoze. Imana ikuha umugisha. Harya uri umusiramu ntabwo ujya wemera Imana, ntabwo wemera Yesu Kristo. Buriya biriya bintu ni ubuyobe, ni kwa guturagurika umuntu namenye n'ibintu avuze urwego biriho. Ku bantu mudukurikiye munyumve neza, umwuka wa kiroso ubundi ikintu ubushinzwe cyangwa dayimoni witwa kiroso. Dayimoni witwa kiroso ni umudayimoni uba ushinzwe kujya mu rusengero akagenda abantu bakumva ijambo, bakumva biraryoshye bimeze neza, ariko agahita basibamo bya bindi bumvise byose. Bakagenda bya bintu mu mutwe wabo bitakirimo. Uwo niwe kiroso. Rero ukuntu yavuze kiroso yavuze ko ari ubakoresha. ukuntu abavuga kiroso ni nka kwa kundi nyine umuntu ngajya mu ishyamba atazi ngo agaca inkoni atazi. Ariko ikintu ngira ngo nkubwire, ntabwo ngewe mfite ubutumwa, ntabwo mfite ubutumwa bwo kugenda nsesera mu bantu. Urumva yararavuze ati iriya sura ati ntiyagera imbere ye. Ariko mana we, Imana iguha umugisha Fereda we. Reka utumye nsomera abantu ijambo ryo muri Yesaya. Nukuri iriya sura ntiyagera imbere y'Imana. Reka biriya bintu abavuga, biriya bintu abavuga ni ukuvuga ngo ntabwo yanyuranya na se Satani, kuko umuntu wese ni umukobwa wa Satani cyane, kuko iriya ni Satani iri kugenza ibirenge mu gihugu. Mbese ni Satani uri kugenda muri we, ntabwo ari vava, ni Satani iri kugenza ibirenge. Ahubwo tumusengere. Urumva? Ugiye kumwegera nubwo ubutumwa bwawe atari ubwo. Rero biriya bintu harya waruvuze kuki? Nari mvuze yuko ngo isura yawe. Okay. Waruvuze ku by'isura. Reka nkubwire impamvu igihe cyose uzabona abantu b'Imana twihanganira ibitugerageza, n'ikintu cyose umuntu akuvuzeho ugahita ugira gute, tuba twarigishijwe, ugahita ugifata nk'ikintu kitariho. Bakundwa mu mwami mwebwe mudukurikiye, baba bizeye Kristo baba n'abasilamu, mbese umuntu wese ku rwe ruhande, murushirizeho gukomeza kuryoherwa, kuko ubutumwa bwiza buraryoha, kandi ubutumwa bwiza ntago bukozwe isoni. Ubutumwa bwiza ntago bucecekeshwa. Nge ntabwo ndi wa muntu uravuga ikintu ngo ejo nunzamukana wenda ukangeza n'imbere ya polisi cyangwa no mu rukiko ngo nzavuge ngo ntago ari nge wakivuze. Woya, nge mvuga ikintu nzongera nkasubiramo. Rero mwe mudukurikiye musome muri Yesaya ibice 53, murabona inkomoko y'ibi byose. Aranditse ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe ndi. Umurongo waho wa 2 ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butayu. Uyu ni Yesu Kristo.
nk'ikigejigeji bisobanuye ko yakuriye mu buzima budasobanutse, ngo yakuze nk'igiti cyumburira mu butayu, yakuze mu buzima bwe. Umuntu wese warebaga ubuzima bwe abona ari ubuzima budafite ishusho, abona ari mu mibereho idasobanutse, abona atari umuntu wakabaye ugira ibyo abumburira umunwa kuvuga ngo Imana iravuze. Rero niyo mpamvu nimba uyu munsi wa none Yesu Kristo yaragaragaye muri iyi shusho, ngewe ishusho ndimo uko umuntu yaba ayibona kose, mba mpamya neza yuko ngewe ndi umuntu uri ku rugero rukwiriye. Kubera iki? Kubera ko ngewe mu mugambi w'Imana nduwo ndiwe, nduwo ngomba kubawe. Umurongo waho wa 3 cyangwa mbaza icyo wari ugiye kumbaza. Hari aho yagiye nawe yakubwiye ngo ati wakarya kana, ubundi nk'abantu b'Abanyarwanda agiye sidasobanukirwa cya giti ngo ni bwoko ki. Wowe waba ukizi ko abantu bajya babaza kuri YouTube, babaza muri comment ati icyo kintu mwazakidusobanurira tukamenya ikintu uwo mukobwa yirirwa tukabana. Rero ibitutsi afite ni byinshi, ariko se akana niki? Ibitutsi afite ni byinshi, ariko ntabwo ngewe biriya bintu mbizi. Nawe akana ntabwo mbizi rwose. Yego Fred dusobanurire. Oya dire kuri mikoro nta kibazo. Nk'umuntu mukuru ndabagira inyuma ya kamera kurya kanapfu. Urabona hari nk'igihe nk'umugabo n'umugore bashakana babyara nk'umwana wabo w'imfura akaba yapfa, wa mbere nyina byarapfusha. And then bikaba ngombwa yuko nk'umugabo ashobora kuba yagenda akajya gutera inda undi muntu wo ku ruhande, akamukuramo wa muvumo, akajya bari uzajya byara apfusha. Nibyo bita kurya kanapfu. Sinze ni nko kubyara upfusha. Rero uriya mukobwa niyo mpamvu babwira ngo ni Satani igenza ibirenge. Ubwo nuko kwifuriza umuntu akajya byara upfusha. Ibaza iyo mvugo. Uretse ko twebwe twarenze urwego rw'imivumo y'abantu se cyangwa ikintu cyose umuntu yatuvugaho, hari urwego umuntu ageraho agatambuka bitewe no kwizera se cyangwa n'imyemerere. Yaravuze ati yavutse ejo bundi, ni gute uza kumubwira ngo azakenuka umwana wo mu 2000 na ngo kandi n'abakoze jenoside bari kurya impungure muri gereza batarakenyuka. Uko kumuhanura urumva ni kwa kundi bashaka ibi binezeza amatwi yabo. Rero ngewe nta bintu byo kunezeza amatwi ye nari mfite. Ariko ngo afite umugisha wa Antoine Rutayisire, afite umugisha wa Brigitte, afite umugisha wa pasteur bakomeye muri iki gihugu. Umusinzi we utagira idini, utagira n'intama mushumbye. Ngo wariye basi ngaburi. Ati ko mbona uri mu mandegera nambika ngaburira. Niba ujonje watsabye gago. Mboneyeho kubwira uyu mumama uri muri Canada. Ibi bintu bije aka kanya kandi ukivuga kuri ibi bintu bya kanapfu. Uyu mumama uri muri Canada umaze gukuramo inda inshuro 3 uratwita inda yagera mu mezi make ukuntu ukagira ngo ni imisumari se cyangwa ukagira ngo ni ibindi bintu by'uburozi besitaye mu nda yawe, bikarangira ugiye kwa muganga se cyangwa bikarangira inda ivuyemo. Ndasoza ndibuze gutanga inomero yanjye ya telefone, uzamamagare ku murongo wa telefone nguhe password y'icyo ugomba gukora, ibyo bintu byose bigahagarara, Imana y'amahoro ikakugirira neza, ikaguhesha umugisha, ugaheka kandi ukabyara abahungu n'abakobwa. Karame izindi mbaraga abantu nyewe nta mbaraga zindi ukorana nazo, uko njya numva n'abantu benshi bavuga ngo ukunda kubakiza, urabasengera bagakira. Ubundi ni wowe wikoresha, Imana igukoresha, n'izindi mbaraga ufite. Kiye bajya babimbwira kuko
abantu benshi barabimbwiye nyine bavuga turiya mupasiteri dore imbogo yaratuse twarababaye ati kuko yaradusengeye twarakize twari twarabuze urubyaro aradusengera bivaho abarozi batugiriye n'ababivanaho ati none ati ni ukubera iki tuzamutoranyirize ukuntu bimeze uko we abyakira ahubwo tukibaza nta zindi mbaraga ku ruhande wa mugani waba ufite ko kameramani anyibukije njyewe nkoreshwa n'imbaraga z'Imana n'ubu ngubu hari umukobwa wabyutse no ni umufiyemeri wo mu Mutara uri za Nyagatare yabyutse amamagara hari n'ikindi gihe yamamagaye nda ahantu hafi n'inyamirambo ndangije gusezeranya umugeni duheruka gusezeranya witwa Emmanuel rero yaramamagaye ambwira ubuhanuzi abahanuzi barimo bamuhanurira arambwira ati ariko pastor ati baramanurira ibintu mwumva nari kubyumva sanzwe ati kuko wamanuriye urugendo ati urugendo hadaciye iminsi 3 urugendo ndarukora ati umanurira amafaranga hatarashiramo icyumweru amafaranga ndayabona ati nukuvuga ngo ibintu uhanura ni ibintu biba biri direct bihita bibasha gusohora wagira ngo ni ibintu wari ufite mu kiganza se cyanga rero ngewe ku bantu badukurikiye murushirizeho gusobanukirwa ngewe imbaraga nkorana nazo ni imbaraga zituruka ku Uwiteka Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo Imana iri hejuru ya byose Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka na Yakobo bishatse kukubwira iki mukundwa wowe udukurikiranye Imana ya Abrahamu bisobanuye Imana y'amasezerano Imana ya Isaka bisobanuye Imana isohoza amasezerano Imana ya Yakobo bisobanuye Imana ihindura amateka Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma ngewe imbaraga z'Imana nizo zikorana nanjye nuko ikiganiro gisa naho tugisoje nitwongera kugira ikiganiro nzababwira ubundi buryo bw'umwana w'umukobwa wari ufite uburyo akorana n'imbaraga z'umwijima ukuntu byaje kugenda nzabibasobanurira mu kindi kiganiro kuko ndabona turimo twerekera ku musozo ikindi kibazo gihari wavuze uti ngewe natumwe iyo ngiye kuhanurira umuntu nge ntumwa ni uwo nkorera sibyo ntago ujye ugira ubwoba bw'uko ashobora kugushuka ubwuko ashobora kunshuka ubwo bwoba ntabwo ngira nta nubwo nzigera ngira kubera yuko Imana nkorera ni Imana ya Eliya ni ya Mana Eliya yahamagaye mu ijwi rituje ikamanuka mu mbaraga z'umuriro no mu mbaraga zidasanzwe ikabasha gukora imirimo n'ibitangaza mu gihe abahanuzi ba Bali bari bikebaguye bagatera induru ariko